Mwaramutse mwiriwe, nizere yuko aho muri mumeze neza. Biremwa byiza munyihanganire gatoya, ibyuma bibanje kuntengura, ariko nta kibazo, ikiganiro kigomba guhita uko byaba biri kose. Ni ikiganiro rero nateguye kigufiya, ariko ntekereza yuko kiza kubagirira akamaro. Nakise kwishaka, kwibona, kuba. Kwishaka, kwibona, kuba. Ndagusuje rero we mushya, wowe utanzi, wowe utazi ibikorerwa hano ku rubuga uri uw'agaciro. Nge banyise Yvette Ingabe Umwari, nkaba ndi umuterambaraga w'umunyarwandakazi, mbicishije kuri zino mbuga uri uw'agaciro zitanga ibiganiro, zitanga ubufasha, mbese tubinyujije muri bino biganiro biharaniye guhindura imitekerereze yacu, kuko mpamya yuko ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tukegera urumuri, tukarabagira, tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Uru rubuga kandi rutanga ibiganiro n'inyigisho bifasha cyane cyane abari mu rushako rwangiza. Nkaba ndi umutwararumuri kuri bo, nkaba ndi n'umujyanama kuri bo, yewe nkaba ndi n'umuterambaraga kuri bo. Rero ndakwakiriye, ngwino wisange muri twebwe. Uru rubuga rero, izi mbuga zikorera mu mbaraga z'urukundo, imbaraga zisana, imbaraga zunga, imbaraga zifasha, imbaraga zihumuriza, ndetse imbaraga zirema igishya cyihariye, nk'uko nawe wenda urema igishya cyihariye, cyangwa se mu minsi iri imbere uzarema igishya cyihariye. Byose ni byiza, ngwino wisange muri twe. Kandi niba wumva bino biganiro hari icyo bikumarira mu buzima bwawe, cyangwa hari icyo biza kumarira mu buzima bwawe, cyangwa wareba iruhande rwawe ukabona ikiganiro nk'iki ngiki hari umuntu kiza kugira akamaro, wakwiha uburenganzira ukaba abone, ku buryo ibiganiro bizakurikira buri cyumweru isaa 9 sohora ikiganiro, ku buryo uzajya ubasha kubibona, ukabasha kubona ko ndi live, noneho ukabasha gukurikira ikiganiro, ndetse n'abakuri iruhande bakabasha nabo kugira guprofita, gufata ibyo bakeneye mu biganiro, ku buryo bazabasha kuba abo baremewe kuba bo, bagakora icyo baremewe gukora, kuko niyo ntego ya bino biganiro. Ngaho rero nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko iki kiganiro nk'iki ngiki, inyigisho nk'iyi ngiyi, ni inyigisho nanjye ubwanjye nabyita ngo iki, namaze igihe kinini shaka, mbese nasaga nkaho muri makeya nizenguruka, shaka ikintu cyatuma mbasha kwibona, mbasha kuba mu by'ukuri, kuba mu by'ukuri uwo nifuza kuba we. Najyaga mu bindi byose ku ruhande njya gushaka, ariko hari ikintu muri makeya mbura. Nibwo nagize amahirwe, ariko nanjye ubwanjye byansabye kurenga ibintu byinshi, kurenga ubwoba bwinshi, nabyita ngo iki, gutera indi ntambwe, kugeza aho nanjye mbashije gusobanukirwa ibi bintu. Ibi bintu sinibaza niba ni njyenyine wabyifuzaga, cyangwa buri kino gihe ubyifuza, ariko niba muri mwebwe hari ubyifuza, hari uwishaka atibona, hari uwifuza kuba akaba adasobanukirwa ibi bintu ko agomba kubigenza, iki kiganiro ni icyawe. Iki kiganiro ni icyawe, nagiteguye mu buryo butoya, ariko aho uri aho ngaho nzi neza ko Uwiteka Imana, cyangwa se imbaraga nziza zikuri iruhande, ziza gutuma ubasha gutuza, noneho ijambo ryose ngiye kuvuga ukabasha kurisobanukirwa, kuko mpamya yuko muri wowe harimo imbaraga, harimo ijwi ribasha kugusobanurira. Shuti zanjye,
nagira ngo mbabwire yuko mu by'ukuri mu buzima bwacu busanzwe tugira abantu batwinspira cyangwa se umuntu tureba tukareba imikorere ye, tukareba ibyo amaze kugeraho, tukareba ibyo avuga, tukumva iyo mitekerereze ye, ahasigaye mbese iyo mitekerereze ikaza muri make, tukumva dushaka natwe kuyigira, tukumva dushaka natwe kuba nka kanaka. Ariko nagira ngo nkubwire yuko gufata mugenzi wawe nk'icyitegererezo bidashatse kuvuga kuba kanaka, ahubwo ubanza kwishaka noneho ukibona. Icyo kintu nanjye nicyo kintu nagiye nshaka kenshi mu buzima, ngashaka imyaka myinshi, ngashaka kuba nka kanaka, ngashaka kumwimita ibintu bidashoboka. Kandi nyuma niho nagiye kubona yuko mu by'ukuri ndashaka kuba nka kanaka, ariko nza gusobanukirwa yuko mbere yuko mba ngomba kubanza nkibona. Ndabasuhuje mwe mwikonekse, muze mwisange mu kiganiro cy'uburyohe, suje nziza. Abantu benshi, wenda benshi muri twebwe bari munuze bawugiye mu bindi bintu, ariko mwimbere muri bo mu by'ukuri bazi neza yuko bishaka, bazi neza yuko bari gukora ibintu ariko mu by'ukuri batari bibona. Nimuze twicare twigeho gatoya, nta kibazo. Mu mwanya turajya natwe kogeza, mu mwanya turajya kureba ubupira. Shuti yanjye, ntushobora kuba nka kanaka kuko mu by'ukuri urihariye. Ntushobora kuba nka kanaka, ahubwo urabanza ukaba ukibona. Wambaza uti uko kwibona, uko kwishaka, madamu wowe Yvette Ngabumwari uvuga, uko kuba ibyo bintu uri kuvuga byose ni ibiki? Ndi kuvuga ibintu ukeneye kugira ngo ubashe kugera kuri cya kindi, kurumuri, kuri cya kindi kikurimo kibashe kugaragara. Ijambo kuba, ibi bintu ni ku rundi rwego. Ibi bintu amagambo ngiye gukoresha ahangaha ntabwo ari amagambo umuntu utaragera kuri urwo rwego ashobora gusobanukirwa, ariko bidashatse kuvuga yuko uwo umuntu yamushyira hasi ngo amubwire ngo nturebe ikiganiro runaka, nunabireba ntuzabyumva, kuko uko imyaka igenda yiyegera imbere niko abantu bagenda bahinduka, niko umuntu arushaho kwisobanukirwa, niko arushaho no gusobanukirwa noneho n'ibyo yumva ndetse n'ibyo abona. Ijambo kuba bishatse kuvuga urwo rugendo rwo kuba, ni urugendo mbese ruri personnel, ni urugendo rwawe bwite. Ushobora kuza ahangaha cyangwa ukareba mugenzi wawe akaba yakuha mbese yagufasha muri urwo rugendo, ariko urwo rugendo mu by'ukuri ni wowe mu by'ukuri ugomba kurwikorera. Ashobora kuguha akantu ka inspiration kakaza kiyongera, ariko bidashatse kuvuga yuko uzabasha gukora nk'uko akora. Na strategy yindi izarusha uzashyiramo ngo nabyita ngwiki, nta strategy yindi muri makeya uzahabwa ngo uvuge ngo uzakora iki, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, bizahita byose bijya mu munuze bikorwe muri ubwo buryo wabikubwiye. Uhabwa
ikintu ukamenya ko ugiye gutangira uru rugendo, ariko uru rugendo ari urwawe bwite. Ijambo ryitwa kuba bishatse kuvuga ndakiriye, mbagaritse gutera intambara nanjye bwite, mbese nanjye bwite ni ukujya muri conflict muri makeya nabyita ngo iki, nanjye bwite nemeye gukira ibikomere byanjye byo mu gihe cyashize, nemeye gusobanukirwa no gusiga imikorere yaturukaga muri bya bikomere byanjye byo mu gihe cyashize, nemeye kwifata akaboko mfate urugendo runjyana mu kwikunda, nemeye inzira ndi gucamo kandi nemeye experience zanjye naciyemo, nemeye wa mwijima wanjye undanga kandi nemeye na rwa rumuri rwanjye ruhari, nemeye njyewe ubwanjye wese. Nicyo bishatse kuvuga kuba, nicyo bishatse kuvuga iyo nzira yo kuba. Iyo uri ntabwo ushobora, nabyita ngo iki, ushobora kongeraho noneho ya inspiration ku ruhande baguhaye, noneho ukabasha gukora ibintu mu buryo bwawe. Ni hahandi muri makeya ubona umuntu akora ikintu cyangwa akora ibintu, mbese ibintu runaka, ukabona uburyo abikoramo afitemo uburenganzira, ni umuntu uri libre, harimo kurekura adategwa. Shuti zanjye, wijya muri za situation ngo mbese muri makeya ngo wibure, ngo muri makeya ute wa wundi, nabyita ngo iki, ute wa wundi uriwe mu by'ukuri, wa wundi koko mu by'ukuri mwiza uriwe. Irinde kujya muri za situation zose zituma ushobora kwibura. Ngaho umwe aragiye, nako sumwe, bamwe baragiye bagiye mu rushako, ageze mu rushako ntushobora kukugira, ntushobora muri make agezeyo arahinduka, agiye kuba gukorera mu buryo bwabo agiye asanze, wa wundi mwiganye, wa wundi mukuru wawe, wa wundi musaza wawe, communication isigaye iruhije kubera ko yagiyeyo agahita ajya gukora muri makeya, mbese mu buryo bwabo yasanze. Mbese ka kantu kihariye kamurimo we ntako, mbese yaragataye, yagiye akurikiye. Ngaho muri makeya abonye akazi cyangwa arakurikira amasomo runaka, yewe ntakiri umuntu. Ka kantu kihariye ke, ka kandi kamugira wa wundi mwiza, ka kandi kamugira wa wundi ucitse intege, ntago kagishobora kuboneka. Shuti yanjye, birababaza kubona muri makeya umuntu yaragiye mu magrupe, ngaho yagiye muri za associations runaka, umuntu ntakiri uwari, ntashobora kugaruka muri makeya ngo abe. Ni ukuvuga muri makeya ngaho runaka yambaye imyenda runaka, suzi cyihishe inyuma yo kwambara imyenda runaka, nawe ugiye guhita ukora photocopy. Ngaho yaremye
imyenda cyangwa produit runaka ayishyiraho akantu kameze gutya na gutya, oya nanjye ngiye kubikora muri buriya buryo, shyireho kariya kantu, nibuze nanjye nzabona abakiriya nk'abari kubona. Ngaho yandikishije ibintu bye inyuguti zimeze gutya, ibintu bye aragiye abyise gutya na gutya. Nawe urarebye utaha, ubwo yanditse mu nyuguti zimeze kuriya, ibintu bye akabyita kuriya na kuriya, nanjye ngiye kubikora gutya na gutya. Ahasigaye nanjye nzabasha kumera nkawe, nzabasha kuba nk'akanaka. Shuti zanjye, shuti yanjye, kiremwa cyiza, uzi impamvu, uzi icyihishe inyuma cyo kwandika muri izo nyuguti, uzi icyihishe inyuma cyo kubyita gutyo, uzi ese nibuze viziyo na misiyo iri inyuma y'ibyo bintu, uzi viziyo na misiyo uwo muntu afite ituma avuga muri ubwo buryo, ituma wenda iyo ari kuvuga yifata gutya, ituma aza yambaye imyenda y'umukara, ituma yarisi ibintu bye kuriya. Uzi viziyo na misiyo iri inyuma y'ibintu bye. Ntushobora mu gukora gutyo, niko umuntu agenda yita, niko umuntu agenda asuzugura agaciro kari muri we. Kandi mu by'ukuri ugomba kugaruka mu kuba, ugomba kugaruka kuri wowe, ugomba kwishaka, kuko mu by'ukuri iyo amaze kugaruka kuri wowe, muri wowe, ni ukuvuga yuko ubasha nibuze, nabyita ngo iki, iyo amaze kwibona nibwo ubasha gukora ibintu nk'uko wiyumva, niko ubasha kugera kuri cya kintu. Iyo umaze kukigeraho kibasha noneho gusohoka, iyo gisohotse gihita gitanga indi forme. Sinzi uburyo Mana y'isi n'ijuru fasha, sinzi uburyo nshobora kubasobanura bino bintu ngo mubashe kubyumva, ariko Uwiteka ari kumwe nanjye ndabasobanura mu izina rya Yesu, murabyumva. Ni ukuvuga yuko icyo shaka mbese aho ndi kuganisha ni ukugira ngo mbumvishe yuko mu gihe utihaye uburenganzira bwo kuba ngo usobanukirwe biriya navuze hejuru, kuba inzira yo kuba icyo igusaba, ntushobora kugera kuri cya kintu kirimo imbere. Icyo kintu ngiye kubwanye nakigushushanyiriza nkanuze nka kado wahawe, kikurimo imbere, gihisha imbaraga, gihisha ibintu byose ukeneye ku buryo bizasohoka. Ibyo bintu iyo bisohotse nibyo bitanga viziyo na misiyo, nibyo mbese ibyo bintu iyo ubasha no kubisohora nibyo bituma ibyo ukora byose bigira, nabyita ngo iki, habamo ikintu kimeze nko kwirekura, nk'uburenganzira, wumva uri libre, kandi ibyo bintu ubikora udategwa namba. Ni ukuvuga yuko iyo ubashije kugisohora, niko noneho twebwe nk'abantu, niko noneho wowe nk'umuntu ubasha kubona, muri makeya nuriya kanaka, muri makeya nuriya Claudine, tubibonera gana he, tubibonera kuri cya kintu iyo amaze kugera kuri ya kado imurimo, rwa rumuri yaremanywe ku buryo bisohora bikaza birema.
kandi iyo bisohotse biza ari igisubizo cy'ikintu runaka, cy'ikibazo runaka. Ibyo bintu we abikoramo iyo ari kubikora, iyo yamaze kukigeraho akorera mu zindi mbaraga, akorera mu bundi buryo butandukanye mu by'ukuri n'ubwa mugenzi wawe, butandukanye mu by'ukuri n'ubwanjye. Nicyo gituma bavuga ngo buri muntu wese arihariye, buri muntu wese arihariye. Ni ukuvuga yuko aba yabanje mu gusubira kwishaka, akibona, kwishaka ukibona, ukaba. Noneho uko kuba niko twebwe nk'abantu dukwiye kubona, niyo produit finale dukwiye kugenda buri munsi tubona, ukaza uri mu yandi mabara, atari fotokopi ya mugenzi wawe, atari ukujya kubona mugenzi wawe nshobora kwicara ngaha nka kwinspira, ariko nishatse kuvuga yuko uzakora nkanjye, kuko na degré de conscience yawe sinshobora gukora nkawe, kuko ziratandukanye. Kuko urwo rugendo rwo kujya kwishaka tujya mu kuba ni turi kwenda kuri nivo zimwe. Wowe warasize, ngewe ndacyari inyuma, kandi byose ni byiza. Icyangombwa nuko ukora urugendo rukujyana noneho mu kuba, ku buryo ujya gukorera mu mbaraga zawe, noneho ukaza ibikurimo akaba ari byo tubona, ukaza ahangaha ukorera mu buryo bwawe, ukiremera icyo kintu gikoze mu buryo bwawe. Ni ukuvuga ko icyo gihe kandi uba uri connecte cyane na roho, kuko roho ikoresha icyo gihe, roho niyo nshuti zanjye. Ni ukuvuga yuko muri makeya roho ubundi, iyo roho irema ni nayo roho iha ibintu vision na mission. Ibyo bintu byose ntushobora kubikora mbese uri gukora kopi y'ubuzima bw'abandi. Iyo watangiye gukora kopi ya kanaka y'ubuzima bwa kanaka, ngo nanjye ndashaka gukora nk'uko akora, nanjye ndashaka kubona ibingibi nk'ibyo afite, ndabikora muri ubu buryo nk'ubwo ari gukoreramo, niho haza noneho souffrance, hakazamo kwibura, kuko wowe ubwawe urita. Kandi bitari kuba ngombwa yuko umuntu yakwita, ahubwo yari akwiye kwishaka. Nshuti zanjye, roho zacu ntizaremewe gukemura ibibazo bimwe. Ibi bintu nkunda kubivuga no mu biganiro byashize. Roho zacu mbese ziri hano mu gukemura ibibazo bimwe, ariko buri roho iyo ari yo yose irihariye. Buri roho iyo ari yo yose irifuza kubasha kurema. Igihe wabashije kugera kuri icyo kintu kikurimo imbere, niho utangira gukorera noneho mu byo ukunda, niho utangira noneho gukorera mu zindi mbaraga wowe utari uzi ko ufite, ariko mu by'ukuri wari ufite, kubera yuko utegeze umenya, wenda nta n'ahantu wegeze ubyumva, utegeze wenda nta n'ubushake wegeze ubishyiramo, ntiwegeze umenya ko habaho kuba. Uko kuba kugatuma noneho ugera kuri za mbaraga, izo mbaraga wazigeraho ukaza ni hahandi wumva ngo ndushaho kuba
ngenda negera wa wundi ngomba kuba we. Kwegera wa wundi ugomba kuba we ntabwo ari inyuma, bitangiriramo imbere. Ni umurimo umuntu akora, ashobora kuwufashwamo iyo atabishoboye, iyo atabisobanukiwe neza cyangwa agize ikibazo runaka, ariko ni umurimo ukorerwamo imbere, wamara gukorerwamo inyuma noneho ugasohoka inyuma. Aho niho tuhita tuvuga tuti kanaka, niwe wabaye kanaka, niwe wahindutse gutya. Nuko kubera iki? Kubera iyo nzira yakoze agenda ashaka kwibona no kuba. Nshuti yanjye, ntushobora kuba nka kanaka ngo mukorere mu mbaraga zimwe mudafite roho zimwe. Ibyo byo ni ibintu byumvikana. Ahubwo se wakwibaza uti, tuzi buryo ki mugenzi wacu uriya twifuza gusa nawe, uriya nifuza gusa nawe, uriya ndeba nanjye nkabona koko imitekerereze cyangwa ibikorwa bye ni ibintu nanjye nifuza gukora, mbere yuko dufata intambwe cyangwa dushyira mu bikorwa uburyo akoreramo, twari dukwiye tuzi mu by'ukuri uburyo uwo muntu abasha kwireba mu ndorerwamo ye buri munsi akibwiza ukuri. Tuzi experience se y'uwo muntu, tuzi ese ibyo yumva, ibyo abona n'abo agendana nabo. Tuzi mbese intambara arwana nayo ku buryo abasha kurenga ubwoba. Tuzi ese viziyo ye na misiyo ye ituma akora ibyo akora mbere yuko tujya gukora nk'uko ari gukora. Tuzi buryo ki yihuza nawe umunsi ku wundi, cyangwa se kangahe ku munsi, yihuza nawe akihuza na roho ye. Tuzi buryo ki abasha kwicara akibaza ibibazo nyabyo. Tuzi ibikomere ibye yabashije gusobanukirwa akakira. Kuko ibi bintu byose ndi kukubwira ngo uzi ni ibintu bijyana umuntu babwe muri twebwe byabajyanye mu kubasha kuba. Tuzi cyangwa uzi uburyo umunsi ku wundi abasha kumvaho ya marangamutima ari mu mubiri we, akabasha kwihuza nayo, akabasha kuyasohora. Tuzi buryo ki yabashije kwakira cyangwa cyakira wa mwijima we, kuko nawe ugomba kwakirwa ku buryo abasha kuba we wese. Tuzi aho ari, tuzi imitwaro yikoreye mu by'ukuri uwo mugenzi wacu dushaka kuba nkawe.
dusobanukiwe nibuze ese uburyo umunsi ku wundi abasha gutujisha cya gitekerezo kimugereranya n'abandi? Tuzi muri makeya uburyo buri gihe kangahe se mu mwaka agomba kurenga ubwoba akigira gukorera mu cyo atazi. Tuzi uburyo abasha kumva roho icyifuzo cyayo, akabasha gukurikiza icyo byajwi ryiza rimurimo yizeye ry'agaciro rimubwira. Tuzi amasaha agira kuryama, tuzi iminsi akora, tuzi amasaha igice kinini cye cy'umunsi aho yaba yashyize ibitekerezo bye. Ese tuzi uburyo abasha kurinda za mbaraga nziza ze bwite ku buryo atabasha kujyanwa n'abari mu mbaraga mbi ngo abe influence ave mu nzira ye. Ibi bintu byose ni ibintu ndi kubabwira bamwe bakoresha cyangwa bazi mbese baciyemo bituma bajya mu kuba, cyangwa nawe uzacamo bituma uzajya kuba uwo uriwe, noneho ukaza utwereka uwuriwe koko uri mu mbaraga zawe, utagira udakopera hariya ngo ukore bino, ngaho wagiye gutya wakoze gutya wahinduye, ngaho uri robo. Nabyo birashoboka iyo umuntu yamaze kugera kuri icyo kintu ari mu nzira kuko urushaho kucyegera, ntabwo uba ukiri robo, uba ukorera mu zindi mbaraga. Nta nubwo uba ukishakisha kuko uba waramaze kwibona. Shuti zanjye, twirinde kwibura mu masituwasiyo mbese atandukanye twishyiramo. Tubanze tube, twishake, twibone, tube. Ibindi byose byo ku ruhande ushaka biza byiyongera kuri kuba kwawe, noneho ugakora ibintu mu buryo bwiza kurushaho. Ariko si ugufata ubuzima bwa kanaka, si ukujya mu masituwasiyo runaka, ngaho twagiye mu rushako arirwo ahubwo rwari rukwiye kongera gutuma umuntu arushaho cya kintu kimurimo, za mbaraga z'agaciro zirushaho kurabagira, ahubwo urwo rushako nirwo rutumye umuntu abasha noneho kwitandukanya nawe. Ntacyo wa wundi. Imbaraga ze ntizishobora no kugaragara. Yaribuze, yagiye gukorera mu buryo bw'abo yagiye asanga, nkaho we nta kintu, bitavuze yuko ushobora kubana n'abantu neza, bitavuze yuko ugomba kuba umuntu wa wenyine, mbese nta kintu na kimwe, nta discussion n'imwe ishobora kuba hagati yawe nabo, cyangwa nta bintu by'ibiganiro by'iterambere bishobora kuba hagati yawe nabo. Ariko ukamenya ko muri wowe harimo ikintu cyihariye
nk'uko bafite misiyo na viziyo nawe ukagira iyawe, ibyawe bikazamuka nk'uko ibyawe birimo kuzamuka. Nta kwishyira mu masituwasiyo atuma umuntu yibura, atishaka, atibona. Nshuti zanjye, iyo wamaze kuba ntuba ugihatiriza muri makeya. Sorry kubibabwira. Iyo wamaze kuba ntuba ugihatiriza, ntuba ugikora ibintu nka robo, ahubwo biba ari mu buryo bwawe bwihariye. Ndongera nasubiremo. Iyo wamaze kuba ntuba ugihatiriza, ntuba ugikopera ku ruhande, ntuba ugifata iby'abandi, ntuba urimo kwibura, ntuba ukiri robo, ahubwo uba ukorera mu mbaraga z'agaciro mu buryo bwawe bwihariye. Nibyo nkwifuriza nshuti yanjye, nibyo mbifuriza biremwa byiza. Ni urugendo rusaba kwiyemeza, kandi ni urugendo nakwifuriza buri muntu wese mu bihe mbese utari wagera kuri urwo rwego ariko ubyifuza, wifuza guhindura ubuzima bwe, urambiwe kuba robo, urambiwe gukopera hirya no hino, urambiwe kugira ibintu bya insecurity muri we, uhora mbese ari muri conflict hagati ye nawe, urambiwe kutibona ku buryo mu 2023 avuga ati ndi kumva noneho nkurikije uko niyumva, kuko si uko wiyumva, uko njyewe niyumva. 2023 nihaye uburenganzira, ngiye imbere y'indererwamo, ndireba mu maso yanjye ahangaha umweru, nibwiza ukuri. Fate icyemezo cyo kwishaka mu izina rya Yesu, ndibona nk'uko abandi bose bibona, kuko ntiyaremye kanaka ngo amuhe ubushobozi bwo kubasha kugera ku by'agaciro noneho wowe abukwime. Niyandemye ngo mbashe kugenda n'ingegera wowe abikwime, ahubwo ni umuhate n'ubushake, gushikamira kumva ko inyuma yawe hari imbaraga, nako si iruhande rwawe hari imbaraga z'igitangaza zigushyigikiye, ugatangira uwo murimo wo kuba. Mu gihe hatabayeho kuba, niko hatabaho kwiharira, niko hatabaho gushidikanya, niho habaho kugira nabyita ngo iki, gufata inzira z'abakana kukinjira mu nzira z'abandi, ngo urakurikiye ngo wenda nzamera nkabyo. No, bashobora kukwinspira, ushobora kubabona akantu gatoya ukavuga uti kariya birashoboka, ukagira nawe ukareba niba ukiyumva, ukareba koko niba bijyanye n'umusozi uriho, niba bijyanye n'ibyo wifuza kugeraho, ukaba ari akantu gato wakosuraho noneho ibintu byawe bikarushaho kunoga. Ntabwo ari ugukora nk'uko kanaka akora, ntabwo ari ukwitwara mu by'ukuri nk'uko kanaka ari kwitwara, kuko muri kino gihe cy'ubuzima ntimuri kuri nivo zimwe z'ubuzima. Uri ku yawe, ari kuye. Uri mu nzira yawe, ari mu nzira ye. Uri mu buzima bwawe, ari mu buzima bwe. Ntimuhujije na gatoya. Imitwaro roho zanyu ntizaciye mu bintu bimwe. Ni ukuvuga yuko ibizabasohokamo bigomba kuza bitandukanye, biri mu bundi buryo, bifite andi mabara, mukorera mu bundi buryo butandukanye. Nshuti zanjye, ngicyo ikiganiro
cy'uyu munsi nizere yuko ubasha kuba cyangwa se uzabasha kuba. Urashyigikiwe. Icyangombwa ni ubushake. Ubushake ukongeraho ya masengesho. Atari ugora gusa usenga nta gatambwe na gatoya utera. Ibyo bintu sinabikwigisha hano, si n'inama nakugira. Kuko uzakomeza usenge, undi yihe uburenganzira bwo kugira bwo gutera ako gatambwe kugerageza icyo atarasanzwe azi gukorera mu bundi buryo, ajye mu kuba nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2, wa wundi cya kindi kimurimo tuzabasha kukibona, noneho tubone mu by'ukuri uwariwe. Mu by'ukuri abashe kubona uwariwe mu by'ukuri, kuko ntibishakirwa inyuma, ahubwo bishakirwa iki? Bishakirwamo ahangaha mu imbere. Nguko kwishaka kwibona kuba bisobanuye bijyana ku rundi rwego. Nizere yuko munsigira, munyandikira aho ngaho muri commentaire uko mubona kino kiganiro. Sinshidikanya yuko, ndahamya yuko iki kiganiro hari abantu benshi kizagira akamaro, ndetse n'abana bacu barimo gukura kizabagira akamaro, ku buryo bazabasha kuba, ku buryo bazabasha kwishaka bakibona. Ahasigaye bakaba urumuri rutuma noneho n'abandi babasha kubona imuri zabo. Voilà, kuba urumuri rushobora rufasha bagenzi bawe kubona nibuze urumuri rwabo. Nibyo nifuriza abana bari gukura ubu ngubu. Ariko bidashatse kuvuga yuko natwe bakuze tutakora uwo murimo, ko twafashe inzira mbi, ko tutakora uwo murimo mu gihe ugihumeka. Birashoboka. Ni ubwitange, ni ukugenza gahoro gahoro ku nzira yawe, utuje. Wabona ibitagenda ugashaka ubufasha ku ruhande, ariko umurimo ni wowe uwukora, si ugufasha uzagukorera umurimo, kuko ntabwo afite roho yawe ifitwe nawe, kuko ntabwo experience zanyu zihuye, iye n'iyawe biratandukanye. Uko wiyumva siko we yiyumva. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza. Shobora kuba navuze ibintu byinshi, ariko nta kibazo, birabagirira akamaro. Naho mu kiganiro gikurikira ku cyumweru 8:00. Ciao.